Imana Imana ni iki Imana ni nziza. Imana ni nziza cyane. Ariko ibyo bintu bijya bishoboka nk'ubu ugafata umwanya ugasenga ariko ukabona pe byanze njye buriya nkunda gusenga. nk'ubu wenda uri gusenga nk'umurwayi warasenga nk'umuntu ukabona isengesho ryanze wega nka parafu cyangwa mu cyumba murimo njyewe nkunda gusenga mu mutuzo njyewe nanavuga gusa ari uko hari icyo mbonye ku muntu. Nshobora no gusenga ndaho nkabanza ngahagarara gusa nkamureba mpaka igihe nza kumvira ijwi ry'Imana, ijwi rimbwira ngo senga gutya cyangwa mufataho, nkakaba nanamufataho gusa sinirirwe nanasenga kandi nahaguruka akagenda ngo iki imbaraga z'Imana. Kenshi nkunze kugira impano nanjye ndandebaho nkumva hari akantu inyongereyemo k'iminsi yo kuyongera yo kubaho. Kenshi njyewe umuntu w'umurwayi duhagararanye gutya hakagira nk'ikintu nk'igiti cyiza hagati yanjye nawe, nubwo yaba yaragiye i Burayi cya giti kiramukiza. wasanga no kuwenda hari n'ahakora mu buryo bw'umwuka dusobanurire igiti gihagarara hagati. Ushobora kuba mpagaze ndiho nsengera nk'umuntu mpagaze araha nkabona igiti kirameze hagati yanjye igiti cyangwa icyatsi cyari cyo cyose wenda nizo zaba zino mboga cyangwa se avoka cyangwa se avoka cyangwa ikindi nkabona kijemo hano lazima nubwo waba warabuze abaganga turakira. Wow, kiragukiza. ni ukuvuga ngo kandi njye sinjya no kukigusoromera, wowe urakisoromera ndakikurangira n'umuntu yaba ari kure naho yaba ari hose. nigeze ndi mu nzira ndiho ngenda ngeze hano muri Mahoko nambutse umuhanda numva ngeze muri kariya karongo k'umweru kagabanya umuhanda numva umuntu arambwiye ngo zamura amaboko ngo uvuge ngo impanda iravuze. uri mu muhanda ndi mu muhanda yego ndavuga ibi bintu bivuze hano banyica ndabitinya sa nukoresha ka mikrofone gutya ndabivuga ariko mbivuga sa n'ufite ubwoba cyane maze kubivuga mbese ni nk'aho ari nkayo yari hanyohereje gusa namaze kubivuga numva sinawe ugiye gusanga wisanze hari gare usanga uhagaze aho ngaho nuko birangije rero haciyemo umunsi umwe haciyemo iminsi ibiri umunsi wa gatatu aho narindi numva batangiye kumpamagara ngo sebe maze abantu ngo wamwuzure wawe uraje atari njye mwuzanye. Wari wabivuze ari ku manywa? Nari nabivuze ari ku manywa ari nka saa tatu n'igice gusa hafi. Yego ntonge kuba ikaze na karibu kuri Concorde TV show. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi niyo mpamvu twafashe kanya kacu dutembera mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyundo aho twaje kuganira n'umukozi w'Imana Saho Guteta Celestin. Twababwiye ko mutazigira mugira irungu hano kuri Concorde TV show guhura n'abakozi b'Imana bakivugana n'Imana by'ukuri, bagikorana n'Imana, Imana igikoresha. Bamwe bakunze kuvuga ngo ubuhanuzi cyangwa se umuhanuzi yemerwa ko ubuhanuzi ariko bwagize ute bwasohoye. Uyu umukozi w'Imana twaje gusura rero ni abantu bamutangiye ubuhamya. Sebeya bya Sebeya byaje gutwara abantu benshi, bamwe bakava mu mago bakabona n'ibintu byabo.
we yabihanuye isebe itaraba abihanura ngo ku isoko muri gare hari nka saa yine ngo abantu bamufata nk'umusazi arangije aragenda gusa ntabwo tuzi we ngo nyuma asigaye abitekerezaho gute niyo mpamvu twaje kumusura kima kumutanga ubwo buhamya cyo ko tugira n'amahirwe turamuhamagara twemera kuganira natwe niyo mpamvu tuje kugira ute kuganira nawe icyo nabarari kintu gukurikira ikiganiro cy'umukozi w'Imana twagiranye nawe abantu badasoza ikiganiro bakadusaba nimero ye iyo turi gusoza ikiganiro reka mubwire ngo icyo kiganiro cyose turisoje tumwaka nimero cyangwa se tugasaba nimero y'umukozi w'Imana akayidushyiriraho kugira ngo abantu baza kwifuza kuvugana nawe baze kumubona icyo nabararikira no gusoza ikiganiro mukacyumva neza mukumva imirimo n'ibitangaza Imana yagiye imukoresha nuko yagiye abana nayo nuko yakijijwe byose biraba bikuye muri icyo kiganiro gusa ikintu nabwira cyo mukurikira ikiganiro cyose mu gisoze murabona imbaraga z'Imana icyo nabwira kuri Concorde TV show mwibuke gukora subscribe na share kugira ngo umuryango ugende ube munini murakoze cyane ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya utabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali ubwiye uvuze ngo uratabaye ubu utabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye ubu utabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya najyaga gushaka akazi nahagera bakambaza batese uriho urashaka abakozi ntoya nanjye ndiho ndashaka akazi mbese ubwo bakaregura abandi bo bakagusiga ngasigaraho bitewe n'uko wagaragaraga hari sinzi uko babibonaga ariko njyewe numvaga nta mbaraga z'umubiri zarangiye nyuma yaho mbese nza no gushaka gutekereza nabi kubw'umubiri ariko kuva mbere nagiraga akantu mu mutima wanjye aba hari ikintu kiri bumbeho yego kirota kandi nkahita nkibona
mbere ntaranamenya ibyo ari byo. Kuba hari n'igihe nabaga ngenda naba ndiho ngenda nagera nk'ahantu nkumva ijwi umutima wanjye ukabanza ugasimba, nkumva ijwi rimanutse rikambwira ngo hano hagarara cyangwa itegure. Nkitegura mu nzira ndimo najya kubona nkabona hari ibintu bibadiritse, ibintu bibaye bya bintu bikaba kandi nari maze kubibona sa n'usinziriye kandi ndiho ngenda. Se nko waba uri kugenda Imana ikahita ikubwira ati no reka guca hano kuko hari ikibazo, cyangwa se hagaragara gatoya naza kukubwira ukomeze. Nuko icyo gihe rero cyo kugera mu rwego rwo kuba nabona imbaraga zitari iz'umubiri, z'umwuka mbese z'umwuka, yego, nabanje kubona isi naniye, isi byanze, ubona nta cyiza kikirimo, birananiye pe, mbona biranze, ndavuga nti noneho biranarangiye. Si Kigali ufite imyaka ingahe? Ari nkuze, nari mfite imyaka nka 52. Ubu ngubu ufite ingahe niba atari ibanga? Ubu ngubu mfite 63. Yego, ubona isi irakwangiye? Mbona isi iranyangiye, ubona nta kintu kirimo gishimishije? Mbona nta kintu na kimwe gishimishije kirimo, nta cyo guseka kihari. Mbona isi irashariye pe, irashaririye cyane. Icyo gihe byari bigeze no mu irengo yuko nta hantu ubuhamya ni burebure, ni bunini, aho ngaho ho duhereye aho ni burebure cyane, iminsi n'ibyumweru byashira. Oya, ntabwo turi bufate ubuhamya, ahubwo twebwe reka tukumuza abantu, tuzabikora episode. Ariko hari nk'ikintu kiba kidasanzwe mu bwo buhamya bwawe kiba cyarakubaye ukavuga ati iki ngiki cyo ngiye kuvuga ubuhamya bwanjye nkagera kuri iki kintu. Hari ikindi kintu bitanumva ntazi ukuntu mbaye. Oya, ikintu ngewe njya nibuka cyane cyerekeye ubuhamya bwanjye cyari gikomeye, ni imodoka yangonze. Imodoka yarangonze kuno kugura iki kirenge kiza hano, nyuma njyamye. Ikirenge kijya hehe? Ikirenge ukuguru, imodoka yagongeye nka hano gutya, karacika kaza gutya. Njyamye mbona umuntu araje amagaze hejuru, arambwira ngo akano kaguru ntatije y'isi bazagushyiriramo, njye nzishyiriramo iyanjye. Ndongera ndakanguka, irongera biragaruka. Iki kintu iyo nyigezeho niho numva izindi mbaraga zongeye kugaruka. Uwo muntu yasa gute? Nabonaga ari umuntu wambaye umwenda w'umweru muremure, araza amagarara iruhande aho yarahagaze, arambwira ngo akano kaguru kawe kazabaho, kazakira. Kaguru karakize neza, ubu nta kibazo mfite nako. Ubu uragenda nta nkoni, n'imbago nayitaye umunsi bari bambwiye ngo bagiye guca akaguru. Uwo munsi urayita? Niho nayitaye, waruje baje ngo bari bugace, niho yaje arambwira ati ntabwo ngewe imbaraga numva zimbwiye ko kano kaguru ngaca. Ubwo bivuze ngo ni Imana yamugezeho? Ni Imana yamugezeho, iramubwira ati have genda gutya. Ndahaguruka imbago nzisigaho, tudakora ku muntu wanjye tukabipfa. Ati have. Aho rero niho numvise ntangiye kumva neza, ntangira kumva ko Imana ishobora byose. Ntatije bigeze bashyiramo, ariko igisima nakimaranye umwaka n'amezi 9. Umwaka n'amezi 9. hagibona muri rusange umuntu igisima kimana igihe kingana amezi 3. Amezi 3 muri rusange umuntu nzakimana amezi 3 bakagenda bakagikuraho. Wo kimara umwaka n'amezi 9 bamuganga batarafata umwanzuro tureka tugakureho, batarafata umwanzuro wo kugikuraho. Ari ibintu bitoroshye, ni imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana pe. Imana rero
sinzi sinabona uko mbikubwira sinabona uko nyikubwira. Hari umuntu wambwiye ngo ngiye nkanigiye murakuntu mvuga Imana nkicecekera ukareba Imana ukavuga ati se ndahera aha ngaha haho ibyo turimo byose ni Imana kuba turi kuvuga ni Imana kuba se Imana wavuga ugahera he buriya Imana irashoboye Imana ariko buriya hari akantu yakoze gakomeye kuba itarigaragaje kariya kantu karakomeye cyane kuba utayirebaho gucya utayirebaho ukayibonera mu bantu utayirebaho mu maso n'amaso yawe gusa ariko mu buryo bw'umwuka urayireba neza mukanaganira. Ari n'umuntu twaganiriye avuga ati rero Imana ngigira uburyo bwinshi bw'ibitangaza mutekereza Imana ikwereka mu mutima w'undi muntu ngo wari kuzajya uhura n'umuntu nguraranyanga mukamararwanye ariko Imana igakora uburyo mwese mu bantu. Anyway hanyuma rero umaze gukizwa unyuze mu buzima sirakwabera kubihibwa shariye havukiyemo gukizwa ariko icyatumye nje kugusura cyane uri umukozi w'Imana uri umwana w'Imana ikigeretseho uri umuhanuzi kandi uhanura bikaba pe ningo ngo uhanura bikaba n'ubuhamya batanze abantu babikurikira neza bakurikira ikiganiro cy'umugore twakoranye hano ndagitambukije mbere y'ikinyiki maze umva kuntu yavuze uyu musaza kari wamubyaje agakiza nuga ngo nkumenye n'ubuhamya nuko rero waje kwakira impano z'umwuka ryari icyo gihe uri mu situation ducemo mayange kugira ngo abantu babyumve neza yewe nakira neza ndabyibuka neza ariko ndabyibuka byari 2010 na moto ya pe 2010 nandi kwiga muri primaire 2010 niwo natangiye mbese gusa n'usobanukiwe imbaraga z'Imana n'umwuka w'Imana nkagira uko mbitandukanya nkatandukanya ikintu n'ikindi byaje kugeraho naba ngeze nk'ahantu nko mu isoko nta soko naremaga ko nageraga mu isoko nkabona ibintu byahindutse ngahita nca hirya nkarihunga isoko. Dusobanura neza byahindutse nka gute? Kubera abantu barema isoko bose uko baba basa mbese mu mitima yabo uko nababonaga n'ibitekerezo byabo n'ibyo bakora n'iki bikantera ubwoba nkahita wow mbese bivuze ngo waba uremye nk'isoko ugasanga harema ingeri nyinshi abicanyi abasambanyi abagwaneza abarozi none wajya kubwira ukabona mvuriyemo n'umuntu nawe w'Imana ukafata ngo uriya muntu yaje hano mu soko ugahuramo n'abantu bafite imitima yo kugambana baje kwiba ibyo bigatuma uhunga isoko nkarihunga. Icyo gihe rero ubwo nibwo nari maze kumva neza maze no gusobanukirwa Imana maze kumva Imana neza maze kuyumva. Hakabaho n'igihe nabaga muri icyo gihe niho n'igihe nari ntangiye naryamaga nkakureba nkawe nkakureba kakunyereka neza ndyamye bugacya abariho nahura nawe nkakubwira ibyo nabonye ariko nabanje gusa n'ubica kure ukabanza ukabicakura kamwe ati buriya nkanye nitwa David kamwe ati rero umwana David ati buriya gutya na gutya tariko nyine ugashaka uburyo ukundi kuntu wabimbwira uburyo ubihenge nabikubwira hari nk'umuntu uba warasenze yenda senga ajya no mu rusengero yenda nubwo yaba atarahura n'Imana neza cyane cyane akabana twese duhura mu rusengero soko tuba dufite abahurira mu rusengero mu mwuka wa rero nk'uwo ufite uko umutwara ufite n'uko utwara uzi ibyo gusenga wenda urugero nkanjye
hano ukigera hano ngubwiye ubuhamya bwanjye ko natinya kujya mu cyumba cy'amasengesho bitewe n'iki n'ikintu cyitwa icyaha abo ati buriya ninga mu cyumba cy'amasengesho ibyanjye byose barabivuga banteze na rubanda hanze babyumve cyangwa se nanjye amenye uko nteye wenda byo gutekeza ko banteza hanze abantu byose nabitekerezaga cyane ahubwo navuga ati arahita abona ukuntu umeze nikizaduhura avuga ati tereka gahungu kakanyabyaha urumva ubwo nanjye wahitaga umbona ukahita umenya uburyo ugomba kuntwara mukambwira ibyanjye ukamenya ukuntu umutwara cyangwa se ukamenya n'ubwo buhanuzi akenshi mu bintu cyane nakundaga gusaba Imana nayisabaga cyane kuba mu buhanuzi bwanjye kubumamo kwitonda mbese ukayisaba ubwenge bw'ubwenge bukuyoboremo ubwenge ikabunyoboramo ku buryo ushobora n'azo kindi gikomeye ariko mbese nsa n'uwagiseguye wenda urugero Imana ikwetse ati kanaka mubwire yiyeze agiye gupfa kandi ntabwo wahita ugenda ubwira umuntu ati urapfuye bakwica anapfuye bavuga ko ari wamwishe rero Imana ikahita ikubwira ati rero uriya muntu agiye gupfa noneho bitewe n'ubwenge n'uburyo ugenda ubikura ukavuga ati uriya muntu kugira ngo umugezeho mesaje nziza kandi Imana apfe yiyejeje nibura izagere mu ijuru ngomba kumubwira gutya kugira ngo abe yitunganya hakiri kare hari abahanuzi bagenda nabi hari ugenda nabi akaza agahita abikubwira nk'ubona akanywa nk'urugero urundi rugero rworoshye abantu bahita barwumva nk'ubu wenda njyewe ndi umugabo nacinye mu mugore wanjye umuhanuzi Imana igahita imwereka ati ntubona uyu ni umusambanyi agahita aza mu rugo ndi kumwe n'umugore nashaka ubundi ukuntu abivugamo akavuga ati weho uri umusambanyi akaba ararusenya asiga rushya ubwo abasize ararutwika kandi ari uburyo bwiza akagombye kuzamo hari uburyo bwiza ubwira umuntu witonze kandi akanabyumva neza bikazanabaho kandi ikindi nabonye cyane iyo Imana ikweretse ikintu akenshi ngewe mu gusenga kwanjye akenshi kinavaho kubera ko itashobora kukubwira ikintu ako kanya ngo gihite kiba hari umuhanuzi twaganiriye aravuga ngo nta buhanuzi butagira insinzi insinzi ushobora iyo kigaragaye aba ari n'uburyo bwo kugira ngo insinzi yakiboneke y'insinzi y'icyo kintu igomba kuboneka keretse iyo urangaye ndazima yarandaye hamwe ati David ntibazakubeshye umuhanuzi zakubwiye ati iki kintu uzagicamo kandi ngo uko byagenda kose ntacyo wakora ngo ukinywe ku ruhande ngo umuntu azakubeshye ngo nta buhanuzi butagira insinzi aho abantu benshi ntabwo babyumva abenshi bazi ko ikintu uko kibonetse ako kanya ariko kihita kigenda direct ntabwo ariko kigenda kubera ko kiba cyagaragaye kugira ngo wisuzume wongere wisubiremo Ezekiyeli yarapfuye ariko yibukije Imana imirimo Imana irongera imwongerera indi minsi yabayeho se kandi bari bamubwiye ngo niba ari batabita niba ari bande zibazutse kubera imirimo bakoze cyane Imana ni nziza Imana ni nziza cyane Imana yo ntabwo ireba umuntu iyo umusabye ikintu cyangwa iyo umusabye imbabazi arakubwira ngo ndakubabariye ariko ashyiraho akandi kantu ngo ariko Imana yo ntijya ibikora ntabwo kumvise neza Imana umuntu arakubabarira yego yamara kukubabarira ari nk'icyaha wakoze ukamubwira uti ngusabye imbabazi yenda abana bagukoshereje none nje kugusaba imbabazi ntabwo akubwira nk'umuntu arakubwira ngo ndaziguhaye ngo ariko kandi Imana yo ntijya ishyiraho Imana yikubabariye irakubabarira nta rindi ishyiraho iravuga ngo ndakubabariye niryo
ntabwo urabisobanukirwa neza. mu rugero ngewe ari jye ntibambwe harya ko witwa David. nitwa David. ngewe saho guteta ngize nk'ikintu ngukorera, noneho nkaza ngapfukama nti ngusabye imbabazi, yego nakosheje, nge ngaye kubabarira, weho urambabarira, umbabariye ukambwira uti sawa, ati ngaho igendere ndakubabariye, ariko nongeye ariko ntuzasubire. umva akorera ako ko kuvuga ngo ntuzasubire, ariko ntuzasubire, ariko Imana ntago ari kikoraye. Imana iravuga ngo yego nibyo, nta bindi, nta byariko ntariko. Ejo ugasubiramo nakubwira ati ejo bundi siko twabisabanye imbabazi, nkaba ngarure bya bintu bya kera. Yego akimana we, ariko Imana yo iheraho naho, ntago bya bintu bya kera byibuka, bya kera ntibizamura, ahubwo ifatira ku bigezweho, ifatira kuri ibyo bigezweho uwo mwanya. none ndabyumvise aga kantu twongeye ariko ako rero ariko ko ntabwo Imana ikakora, ariko jya kugura bari abantu warababaje, ariko nawe urana ugomba kuza bari abantu reba no bagirute, ariko warambabaje, ariko ugomba kugishaka kazana abantu mu rugo. Yego, ariko Imana yo ntibikora, yirakubwira ngo ndakubabariye gusa, kandi gahita ihanagura na bya byaha. Tibyongere nimba hari na taburo yariri imbere yawe, ntibyongere kugaragara, ikuraho igatanya nini taburo shyashya cyane. Icyo kiza kimana, hari umuntu wavuze ati Mana ntago igikangwa n'iminsi n'igihe umaze mu gakiza, irebye uwo munsi ahantu igusanze cyane, waba ushaka umazemo ijana ukagwa isegonda rimwe, naho ngo iryo segonda nigira rishingiraho, niryo nahihagararira nifatira. yatubwiye ati bana no kureba ati narindi ntago igikora, ahubwo hakora ndi aho uhagaze aho, aho ugereye ati nari umukirisitu ariko ubu sinkiriwe, ati nzabyibutsa Imana, ahubwo ivuga ati ndi umukirisitu. hanyuma rero Imana imaze kuguha impano pe, urikije no muhamya nagiye numva Imana yagukoresha imirimo n'ibitangaza byinshi, ariko hari igihe umuntu Imana imuha message kavuga ati Mana we ndi umwana w'umuntu, tinishobozwa nawe nibwo nibuyivuge pe ukumva nawe tigizemo ubwanga message ikagutera ubwoba, kavuga ati umutima urashaka ariko umubiri wo ukanga, ariko wowe wumva ikintu gishaka, umutima ukumva wabikora nk'umwana w'Imana, ariko umubiri wawe tutekeza ati ninkikora bakamfunga, uriya muntu akanyirukangaho ntanyumva, kansebya, kagira ute muri rubanda urabyumva, urumva iyo message bigoye cyane. Byigeze bikubaho? Byambayeho cyane. Byigeze kumbaho rimwe, hano muri Mahoko, amazi yenda kuhatwara, amazi yendaga yamazi yasebeye yamazi yasebeye, yaciye hanaga agatwara n'abantu benshi n'amazi, agatwara n'abantu benshi. Nigeze ndi mu nzira ndiho ngenda, ngeze hano muri Mahoko, nambutse umuhanda, numva ngeze muri kariya karongo k'umweru kagabanya umuhanda, numva umuntu arambwiye ngo zamura amaboko ngo uvuge ngo impanda iravuze. Uri mu muhanda? Ndi mu muhanda. Yego. Ndavuga ibi bintu bivuze hano banyica. Ndabitinya, ugataba abantu ntibanyumva. Ariko wa mugani wa bya bindi navugaga ngo ariko ndavuga nti reka bisobanurire neza noneho mbivuga. Ngeze noneho nambutse umuhanda, ngo ngaho ngo vuga ngo ibyo navuze ngo vuga ngo impanda iravuze, ngo tangaza cyane ngo uhagarare hano ngo uvuge cyane ngo umwuzure. Uri ku muhanda? Ndi mu muhanda. Nashakishije uburyo bundi ukuntu nabivuga, ukuntu nabigenza, ariko ndagenda amagarara
ahari gare ndahareba gare mbere mbariho mpagarara ndabivuga ariko mbivuga sa nukoresha ka microphone gutya ndabivuga ariko mbivuga sa n'ufite ubwoba mfite ubwoba cyane maze kubivuga mbese ni nk'aho ari nkayo yari hanyohereje gusa namaze kubivuga numva sinawe agiye usanga wisanze hari gare usanga uhagaze aho ngaho nuko birangije rero haciyemo umunsi umwe haciyemo iminsi ibiri umunsi wa gatatu aho narindi numva batangiye kumpamagara ngo sebe maze abantu ngo wa mwuzure wawe uraje batari njye mwuzanye uri wabivuze ari ku manywa nari nabivuze ari ku manywa hari nka saa tatu n'igice gutyo saa yine hafi bijya gushyira saa yine mbona biratambutse ndavuga burya wa mugani umuntu yarota agahunga ntabwo umuntu aba abyiyumvamo biraza gusa si ibintu ubanza no gutekereza yenda ngo ubifate n'umwanya biza gutyo aho biziye nuko uya no mu buhamya nakiriye mbere nibyo bari babimbwiyeho kuko nyine urumva twafashe kajya kuganira tugana no kuri seba koko urumva twicara no kuri sebeye turaganira ndangije numva bazanye ati ngo nisebe ijya gutemba ati umusaza yarabivuze ati nta kibi Imana itamenyesheje abantu sibye ko abantu banga kubyumva abantu ntabwo babyumva mbwira ako kanya ukibivuga abari bari aho hafi bakwegereye babonye babifashe gute cyangwa bahise bambwira ngo wavangiwe ngo ukuntu sebe yabayubatse ngo nta cyagira ngo ntabwo byashoboka ko amazi yaca ngo amena ngo ari amabuye ngo yongere ngo atembe ariko yaraje ari amabuye ari ibiki byose menya ahubwo ari amabuye ariyo yatumye ikora bibi aya mabuye irashobora kuba nayo yarongeye mu bibazo byahabaye yarongereye cyane kubera nk'amazu menshi yaguye bigomba kuba umva ng'ikibe cyarazaga cyakwikubitaho niba gihitanye itafari cyangwa ikasita kisunika irindi kandi inzu nta matafari abagerekanye cyangwa amabuye agereketse ku rindi bita bibi ikibazo nuko ndabyumva neza kuruta ndabyumva wenyine gutya ukahita undeba Imana ikahita ukwereka taborose cyangwa ukumva ijwi rirakubwiye ukahita unyibwira nk'ibyanjye rwose ariko ni nabyo buntu muri minsi niko Imana muri minsi gukora cyane ushaka gukora ubundi ni nako yakora yego nyine Imana ikora mu buryo bwinshi hari ukuntu ngiye gufata ngo kikaba yagufata ikakubwira ati gimusanze ujye kundira umuntu kanaka hari no ngiheza nimero ukamubwira ati famagaye ino nimero azakuyobora iwe ujye kumureba umusengera afite ikibazo kiniki Imana ikora uburyo bwinshi cyane ikora uburyo bwinshi muze hanyuma rero tujye kujya mu ijambo ry'Imana twaganire pe bihagije twumvise imbaraga z'Imana gukora kw'Imana iyo tuvuga nk'ibi bintu hari abantu benshi babikomeza cyane hari nk'abantu mfite benshi uzereka nkubwira ikibazo kigicugarije isi abantu nubwo twirukangira ngo mu bihugu byo hanze ariko ukumva ngo wageze hanze ntafite uburyo bwo gusenga si ikibazo ikibazo kumvi izina Imana byaragoranye kandi noneho natwe iyo turebye hano mu Rwanda niho biri gushyira abantu turi guhugira mu bintu by'imirimo ngo dushaka uko twabaho kumva ijambo ry'Imana bikagira bikavuna iyo tugeze mu urubyiruko rw'ubu ngo ntabwo rugishaka kumva ijambo ry'Imana rufite ibindi rubihugije ati hari indirimbo zasohotse zitwa gutya na gutya ati ibintu bigezweho ni ibingibi mu bintu bigezweho nkaho nk'umuntu mukuru uyiboneye iminsi tugezemo uyigereranya gute uyibona gute uyifata gute iyi minsi iraruhije cyane wa mugani uko ubivuze ku rubyiruko hari ukuntu njya nitegereza
nkareba urubyiruko nkarushaka nkasa n'urubuze kandi ruhari. Ko noneho ushyizemo ibi byo kuvugaho ngo gusenga, ugize umugisha ukabona umwana wawe afashe umwanya wo gusenga, ushatse weho wajya ufata, nimba afashe umunsi wo gusenga weho wafata nk'itanu yo kumusengera kugira ngo bitamuvamo ibimurimo, mbese kugira ngo izo mbaraga ntizimucire. Twe dusigaye twitaba .com urubyiruko, abantu bagifite imyaka nk'iyi yanjye ngo turaba .com ngo turabagezweho. Muri abagezweho amugane ariko pe ni ugusenga pe, ni ugusengera urubyiruko, kuko urubyiruko mu minsi mikeya sinzi uko bizaba bimeze. Hari umugabo umwe witwa Kenise ejo bundi yicaye, ni umunyamakuru akora kuri TV1 na Radio 1, aravuga ati hatagize igikorwa ati 90% by'abana b'abakobwa mu myaka 5 iri imbere ngo bose bazaba ari indayi. Ubuseho niki Mungu mwebwe hari igihe kigera nimugoro yenda mukaryama. Hari nk'igihe rero abantu baba bari nko hanze. Kwamugana nk'umuntu buri hanze gucya ababona byinshi kuturusha. Biteye ubwoba, ahubwo isi yararangiye. Ni ukuri Imana isanga urubyiruko. Bivuze ngo umubyeyi wese ufite umwana, niba umwana we yafashe umunsi wo gusenga, nafata iminsi 5 yo kumusengera. Nafata 5 yo kumusengera ntakureho. Ubutumwa bwiza rwose, ubutumwa bwiza ngo pe, kuko byagira umumaro niyo haboneka abantu nk'abangahe basenga bamugane. Nibura nko mu rugo nimba ufite abana 3 ukabona ugizwe nk'umugisha n'umwe ukabona arasenze, umufashije izo mbaraga ntizabura undi zifata, n'undi zikazamufata nyuma, ariko zigenda zigabanya umurego baba bafite. Hari umubyeyi umwe wambwiye ati ngarige mfata umwanya ngasenga, ndi gusenga ikibazo runaka, nkabona isengesho ryanze kurenga parafo, ryanze kurenga mu cyumba ndimo. Ariko ibyo bintu bijya bishoboka, nk'ubu ugafata umwanya ugasenga ariko kabone pe byanze. Njye buriya nkunda gusenga, nk'ubu wenda uri gusenga nk'umurwayi, warasenga nk'umuntu ukabona isengesho ryanze kurenga nka parafo cyangwa mu cyumba murimo. Njyewe nkunda gusenga mu mutuzo, njyewe nanavuga gusa ari uko hari icyo mbonye ku muntu. Nshobora no gusenga ndaho nkabanza ngahagarara gusa nkamureba mpaka igihe nza kumvira ijwi ry'Imana, ijwi rimbwira ngo senga gutya, cyangwa mufataho, nkakaba nanamufataho gusa sinirirwe nanasenga, kandi nahaguruka akagenda. ngo iki imbaraga z'Imana. Nk'umuntu agwamaga ati ngwino usenge mfite umurwayi mu rugo, iyo uhageze ushobora guhagarara ugasengera mu mutima cyangwa mu mutima, nkabanza ngasengera mu mutima mpaka. Kenshi nkunze kugira impano nanjye ndandebaho nkumva hari akantu inyongereyemo k'iminsi yo kuyongera yo kubaho kenshi njyewe umuntu w'umurwayi duhagararanye gutya, hakagira nk'ikintu nk'igiti cyiza hagati yanjye nawe, nubwo yaba yaragiye i Burayi, cya giti kiramukiza lazima. Wasanga no ko wenda hari nakora mu buryo bw'umwuka. Dusobanurire igiti gihagarara hagati, ushobora kuba mpagaze ndiho nsengera nk'umuntu mpagaze gutya, araha imbere yanjye
nkabona igiti kirameze hagati yanjye nawe igiti cyangwa icyatsi cyari cyose wenda nizo zaba zino mboga cyangwa se avoka cyangwa se avoka cyangwa ikindi nkabona kijemo hano lazima nubwo waba warabuze abaganga urakira wow kiragukiza nukuva ngo wayise nge sinjya no kukigusoromera wowe urakisoromera ndakikurangira ni umuntu yaba ari kure naho yaba ari hose ndabyumvise twigeze gusengera umuntu baraje baratubwira ngo ari umuntu wari umudamu yari i Burayi umuntu azana mbese icyifuzo turasenga twarayemo dusenga twarasenze mbona wa muntu araza neza gutya noneho ndababaza wa muntu araza ndababaza ntise uyu muntu yitwa gutya bati niko yitwa ameze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya bati yari yagize ikibazo cyo yari yarashatse ashakana yari umwirabura ashakana n'umuzungu ariko atinda kubyara umuntu aransanga mbese aramumpa neza wese ndangije ndababwira nti uyu muntu amaze imyaka 6 ashatse ariko ndumva umuntu ambwira ko agiye kubona umwana simuzi ariko niko numva ni imyaka 6 irashize ashatse ariko simuzi ndumva umuntu ambwira ko agiye kubona umwana ntabwo byatinze cyane iminsi ye yo kubyara yaratinze arabyara ariko muri iyo minsi yahise abyara atwite nanone irongera imungaruraho ndamubwira haza ibyatsi ndavuga ngo ibi byatsi uzabigira uzabishake ubinywe ibyatsi arabimushakira arabimuha arabinywa kubera ko ari indwara barwara bita ifumbi bayita ngo ifumbi y'ingore ifumbi y'ingore rero ikunze gukuramo abadamu inda njye ntago nari nyizi nabonaga rero ko nayo ari uko byabayeho ubu menya afite abana nimba ari 3 afite 3 rero Imana irashoboye mureka nkubwire ikintu nzi hajya ufite telefone ya WhatsApp Jesse singwijeje ko nibura umunsi zashyiraho kino kiganiro cyangwa umunsi abantu bazakireba we n'umuntu udukurikiye abyumva kuntu turi kukirekodinga tumeze uburyo ndi kwiyumva ngewe ariko uwo munsi ntekeza ko utazasinzira kuko reka nkubwire impano ufite iratangaje pe iratangaje nayo nyize ngo ni kwa kundi hari ukuntu nyine umuntu abona umuti akahita akawugucira akawuguhereza just wowe umuntu wamuga ati nge nabonye iki ngiki genda ushaka iki ngiki kice ubari cyo ukorera ari cyo ukoresha imana uko ikiyoboye kababwa ati niyo yakwe bati genda ufate ku fati babijyavo niyo yambwira ngo muhaka agataka agatobe mu mazi amwe akabyikorera ariyo ngiye akabyikorera buriya mana we se bantu magona areke TV muramiki kuko uyu muntu mana yanjye sinzi abantu magona areke nanjye mushaka ikintu mumpa uyu muntu mbahuje nawe yewe zereka twige ndafata nimero yawe
kuko impano ufite numva idasanzwe. Ngewe batangaga ubuhamya ngavuga ati yego ngabyemera, urumva rero ngewe ntundenganye n'umuntu, ngewe ni umuntu navuga ati abantu bashobora kuba Imana yacishaho muzeka bacishaho ibyabo bigasohora, reka nze kwiganira nawe nimenyere ukuri nyine, urumva kandi ni umuntu nyine se ni umuntu uzi ubwo naho nguhishe njye ni umuntu navuga ati mwemwe muretse ibyanyu reka niganire na muzehe turaza kubireba, gusa ni byiza nshimye Imana ko twaganiriye. Hanyuma muzehe reka twigire mu ijambo ry'Imana, dusiganye iminota mikeya, iminota nk'icumi cyangwa sinzi ko narayimanajinga. Njye ndaza kugaruka nyuma ni gufata nimero yawe nari no kudusenga, dore ko abantu tuba dufite ibibazo, abantu tuba dufite ibibazo bituruhije muri iyi si, nawe urabizi iyi si, ubundi iyi si nashatse ikintu cyaduha amahoro muri iyi si narakibuze. Nk'ubu reka ngo nguhe nk'urugero, hari umuntu uri kukureba akahita avuga ati Mana we cyangira nka David Rushamwe naramuze, reka nguhe akantu kambagaho. Twajyaga mu masengesho, Imana ikavuga ikoresha umuhanuzi igakoresha umuhanuzi, njye nice nkarahije ngareba nkavuga ati kusingiwe katari kungira arangira barya urumva rimwe na rimwe nkavuga ati ariko Mana ngo none nabonaje nka hano nicaye ngavuga abandi ngiye kuza, none nabona ngiye ukwa ko umuntu wo ku ruhande rwanjye ngashaka gushyira n'ugutugu kwanye nkoreho nawe urumva nasekeje ngashaka kwegeza n'utugu gutya ngo nanjye ngoraho ngari we Mana igiye kungoraho. Imana rero ishobora gukoresha umuntu munahuriye mu nzira gutya mugenda mugahura akakubwira nk'ikintu, kandi icyo kintu ariko umuntu udukurikiye akavuga ati wanyira David wicaye imbere y'aba musaza koko, akavuga ati buriya David koko wanahindutse David yicara hamwe nawe basika Imana yamuvugaho ikankiza uburwayi, nanjye nuko koko nayemeza umuntu hano agahanura agashaka gushyira utuguti nanjye nkoraho, wagira ngo niyo Mana igiye kungoraho. Muze ni kare mu ijambo ry'Imana mu minota mike dusigaranye, ndumva reka tubohore n'abantu badukurikiye. Akira no wicare hano no wicare no kugira ngo umufashe. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Yego, tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Buriya hari ibintu byinshi abantu bagenda bahura nabyo, ariko kubera ko turi muri iyi si, akenshi dukunda guhura, ni lazima no guhura n'ibigeragezo, kandi udahuye n'ibigeragezo uri muri iyi si wazajya unirata cyane rwose. umuntu yakwirata, ariko iyo uhuye n'ibigeragezo hari ubwo ukomera, bya bigeragezo bikagukomeza. Cyane nk'Abisirayeli, Abisirayeli bagiye mu bunyage bahamara iminsi, barahatinda, batindayo cyane, barawumiya, ariko kubera ko bari bafite isezerano, bari bafite isezerano ry'Imana, Imana kandi ijambo yavuze riratinda ariko ntabwo rihera. Ni ukuri, ijambo yavuze, ijambo Imana yakuvuzeho uko byagenda kose, nubwo isi yakwihindukiza, nubwo isi yava hano ikazamuka ikajya hejuru, muzajyana n'ijambo ry'Imana yakuvuzeho. Buriya hari umuntu muri Bibiliya, Mose ni umuntu nawe
buriya yagize ibikwazo byinshi. Yahuye n'ibibazo Mose, ahura n'ibibazo, avuka n'igihe kibi. Avukira mu gihe kibi, avuka igihe cyo kwanga ngo abana b'abahungu ngo babice n'inda, abantu bose, abadamu bose bakajya kubyarira ahantu kugira ngo nibabyara umuhungu bamwice, naba ari umukobwa bari bwagira ate baba ari we bareka. Abana b'abahungu icyo gihe barahona mu gihugu cy'isezerano, ariko kubera ko Imana yari yasezeranije Mose ibyo yari yamusezeranije birangiye, Mose apfa atarabageza i Kanani. Turabirebera rero mu gitabo cyo muri Yesuwa, turasoma igice cya mbere. Uradufasha? Kadusome mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere. Turasoma igice cya mbere, urasoma umurongo wa mbere, urahera ku murongo wa mbere izo ku murongo wa 4. Yego. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana itoranya Yosuwa ngo azungure Mose. Umurongo wa mbere. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati: umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose. Uhereye mu butayu no kuri uriya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurate, igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. 5. Nta muntu n'umwe warinda kubahagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Himbazwe. Yesuwa yabanaga na Mose no mu bitendo bakoreye iyo ngiyo muri Egiputa, bari hamwe. Yego. Mose yabwiraga Yesuwa ngo Mose Yesuwa, Mose amaze gupfa, Imana itoranya Yesu. Yego. Imana yatoranije Yesuwa nk'intwari. Mose yambuka uruzi rwa inyanja itukura, we yari afite inkoni. Hari ahantu ndahagera cyane nkahashinga agati cyane nkahakomeraho. Yesuwa bambe Mose yambutse afite inkoni, arambika inkoni mu mazi, amazi acikamo ibice. Yego. Igipande kimwe kijya ruguru, ikindi kijya hepfo, barambuka. Abanyegiputa nabo baravuga bati ni hahandi turanabagarura. Binjiramo bazi ko yenda ari Abisirayeli. Bagezemo babwira Imana, ibwira Mose ngo niyongera ahindukire, yongera arambure ya nkoni hejuru y'inyanja. Abanyegiputa bari baraho icyo gihe, nta n'umwe wongeye kugaragara, bose bababonye hejuru y'inyanja, amazi yabo akubise. Bageze hagati, Mose arapfa. Apfuye, Imana itoranya Yesuwa. Yesuwa, Imana iramubwira ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none weho haguruka mwambuke runo ruzi rwa Yorodani, ujyane n'aba bantu nguhaye. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Himbazwe. Ijyane n'aba bantu nguhaye. Ujyane n'aba bantu nguhaye. Buriya Yesuwa yatekereje uburyo bazambuka ino nyanja, runo ruzi. Yarabyitegereje buriya mu mutima we. Ubundi igihe cyose iyo ubaye umuyobozi, yego, ubwenge wari ufite bwikuba nk'akani cyane. Iyo ubaye umuyobozi, ubwenge wari ufite burikuba, kuko
hari ibyo ureba mu mategeko, hari iby'amategeko ariko hari n'iby'umutima. yego Bibaye iby'amategeko gusa ugashyiraho amategeko gusa, umutima nta mutima nama nta kandi kantu kazamo, hari ubwo wayoba. yego Ariko Yesuwa nawe hano yari yicaye aratekereza, aravuga ati ubu Mose ko yambutse ari uko yari afite inkoni, njyewe ndambukana ndabigenza abitekerezaho. Uwo munsi Imana yari yamubwiye, niwo munsi Imana ubwo yenda yari imubwiye ngo nahaguruka agende. Arakadiriye aravuga ati nimpaguruka none aha nkagenda ndambukana. Ahubwo ngo ajya mu Bisirayeli ashaka abagabo, arababwira ati umva abatware, arababwira ati mwese guhera none nyuma y'iminsi 3 turagira gute, turambuka ruriya ruzi. Ubwo nyuma y'iminsi 3 ni standby yarabashyizeho, ababwira ati mwebwe buri muntu wese yirwarize yirwaneho, yapfukama atapfukama ibyo ni akazi ke. Yesuwa ngo arababwira ngo nyuma y'iminsi 3 nibwo tuzagira gute, tuzambuka ruriya ruzi. Kandi umuntu wese w'umutware ni mwebwe muzagira muti, nimwe muzabanza mo ya nkoni ya Mose ubwo yayibonye. yego Haleluya, amen. Imana ishimwe. Himbazwe. Ibi bintu birankomeza, ibi bintu numva reka ndekera. Ibi bintu birankomeza cyo yaratekereje, kandi aba bose bajya kwambuka kubera ko bari abatwara. Isanduku y'isezerano niyo babanje kwinjiza mu mazi. Inkoni ya Mose bayirambuye hejuru y'amazi, amazi aracikamo ibice. Noneho isanduku y'isezerano bayinjiza desoni mu indani. Ya Imana ihimbazwe. Amen. Isanduku y'isezerano binjiyemo, amazi yari maremare, uko binjira amanuka yika. Ntabwo yatandukanye nk'uko yatandukanye kuri Mose, ariko na Yesu yaratandukanye. Aciye bugufi Imana ikora ibyo yashakaga, kubera ko yari yababwiye ngo mugiye mu gihugu. Yego mu gihugu. Haleluya, amen. Natwe tugiye mu gihugu, kandi Imana ishimwe. Amen. Imana ariko si buriya hari aho ngera nkananirwa kuvuga, mwumva si Imana ifite inzira nyinshi cyane. Aho wewe uteganya ntabwo ariho iteganya, siyo nzira yawe, siyo nzira uzacamo. Nimba ureba hano imbere hari ubwo izayiturutse inyuma, cyangwa yiturutse hano, cyangwa yiturutse hano mu ruhande, kubera ko ariyo igena byose kandi igena uko ishaka. Nukuri. Kandi Imana umuntu yaduhaye agatekerezo, aratubwira uburyo umuntu ngo yaburanye n'Imana, arayiburanya cyane, aravuga ati n'ubundi weho ngwino uhagarare mu mwanya ndimo nanjye mpagaze mu wawe. Imana iti sawa, iti ngaho ngwino hahagarare. Imana ariko imuha briefing, irabwira iti rero weho ntugire ikintu uvuga, wewe ujye uceceka gusa. Niyo condition ngo hano. Aragenda ahageze akareba ibintu byose bikaza, abaje gusenga bamwe bati Mana ngewe byagenze gutya, noneho ngo hazamo umuntu w'umukire arapfukama ariho asenga, ngo afata ikofi ye ayivanamo ayirambika hasi irimo amafaranga, arahaguruka aragenda. Ageze nka hariya ngo haza umugabo arasenga, nawe apfukama hahandi, arahaguruka aragenda. Ngo haza umudamu ufite ikibazo gikomeye,
yaje abwira Imana ati mva Mana rwose noneho inzu ndimo bagiye kuyimvanamo birarangiye. Imana iti weho hoge, aragenda abaguye kuri ya kofi ayikoma ukwaha ikofi ayikomye ukwaha aravuga ati noneho Imana ishimwe, aho Imana icyubahiro. Ntabwo umuntu yabivamo. Wa mugabo aragaruka ati amafaranga yanjye yari na menshi rwose ni muyane, ngo bafata umugabo wahabanje. Wa mugabo baramukubita, bamukubise wa wundi ngo asigaye mu mwanya w'Imana aravuga atoya tuyo ntabwo ari we yatoye kandi Imana ari yamuvugisha gaceceka. Agiye kuri potinga rero ibyo yakoze, Imana iti bakoze amakosa. Uriya muntu uriya nari yimushubirijemo none weho urabyangije, uriya muntu baramufunze barakubise dore uko bibaye ubwo se ukoze kandi yaba ari wowe uba wacecetse n'ubundi nibyo twapfuye. Imana rero ishimwe. Ariko Yesu wasiko byagiye. Yesu wawe yafashe isanduku y'isezerano abwira abatware binjira muri ya mazi. Yorodani uko yaresaga yari ndende ica bugufi irika kubera ko bari batwaye isanduku y'isezerano, abandi bose baje neza baje. Imana ishimwe. Amen. Mwakire neza rero ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Kokoro nadufasha de nimero ya telefone narangiza anadusoza n'isengesho. Ni karibu rwose ko abantu bifuza kuzavugana na muzehe. Mukurikije ubuhamya twavuze Imana kuntu yamukoresheje, dukurikije ko ukuntu yabanye nawe, dukurikije kuntu afite impano zidasanzwe Imana yamaye kandi zose akoresha neza. Reka duhe nimero ya telefone. Duhe nimero ya telefone kugira ngo umuntu uzifuza gusengana nawe azakubone. Nyaboneka telefone yawe ugira ari icaginze. Telefone nimero zanjye za telefone 078 8 yego 16 koko niba uyifite ngo dusubiremo niba uyifite niba muzehe rwose yisubiremo 082 ndetse gatashaka yibeshya ugiye imbwa nanjye nyisubiremo hano 082 082 96 16 16 77 ku muntu wifuza gusengana nawe rwose ni karibu muzehe. Dusoje n'isengeshwa ngo dureko aba bantu badukurikiye bafite ibibazo bitandukanye Imana yashyaba imiyaga, niba yashyaba imiyaga yaborohereza. Kadusenga Mana turagushimiye, yego izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Bari turi muri uyu mwanya wo gusenga, wakoze wabanye natwe, waturindiye umubiri turindira n'ubugingo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Turasenge Mwami nyiribihe, Data wa twese mwiza, tukwinginga ko buri muntu wese udukurikiye ufite ibibazo tumuteretse mu gise cy'amaraso yawe. Weho nk'Imana, niwe dogiteri w'abadogiteri, niwe muganga ukomeye, niwe uri hejuru y'amajuru, ugitera urushinge rudapfumura uruhu, ugatanga utunini tudasharira. Uri Imana y'inyembabazi, uri Imana ireba, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri Uwera wa Isirayeli, uri Umwami mwiza. Turakwinginze nguze ubane natwe kandi nyiribihe, twongeye kukwereka abantu bafite ibibazo barwariye mu mago, barwariye mu bitaro. Abo bose turaritse Imana n'Umwana n'Umwuka Wera bagereyo, kandi nibakira bazavuga izina ryawe. Tutirengagije abari mu nzu z'ingohe, Mwami nyiribihe Data wa twese uri mu ijuru, abo barengera ubagirire neza. Dusengera abantu bose bari mu mayira, bari mu byuma byakozwe n'abana b'abantu, abagenda n'imodoka, abagenda n'amagare, abagenda n'amamoto. Abo bose turasengera kugira ngo imbabazi z'Imana zibane. Dusengeye buri umwe wese, Mana nyiribihe Data wa twese uri mu ijuru, muri aba bantu baba baduteze amatwi batwumva, bumvise ko dusenga, ufite ikibazo gikemure. Kandi aba bantu
bafashe inzira bakaza kubw'urukundo, bongerera imbaraga z'umwuka wera, imbabazi z'Imana zikomeze zibane nabo, kandi nabo ufite ikibazo gikemure, kuko ariko uri Imana y'amahoro. Wavuze ko icyo tuzasaba kizasabika, mbasaba ibintu gifite agabanije, kandi nibaza kongera guhaguka bagiye uze kugendana nabo, reka imbaraga zabo zibure n'izacu zibure, izawe zigaragare ko uri Imana y'amahoro, kandi ukomeze ubane nawe. Turasenze ngo wongere kandi wongerere ubwenge, mwami nyir'ibihe data wa twese uri mu ijuru, ukomeze ubane nawe kandi ubane natwe. Ni nako dusengeye iyi ngando twicayemo, mwami nyir'ibihe data wa twese, turasenze ngo imbaraga z'Imana zihave, kandi nabo ibibazo bafite bikemure, ko baba bameze kose, imbabazi zawe zihatunge. Ubane natwe nuko dusengeye n'abo baturanye nabo bagirire neza, ukomeze uturinde kandi uturengere. Yewe ndi umuntu, usenze nk'umuntu, ariko wowe nk'Imana ukora ibikomeye, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.